Mana noneho ndazibandwa nzerekeza hehe koko? Buse Mana akazi karahagaze. Mana yanjye ubuse noneho ndakuraho ibyo kurya, ndakuraho ibyo kugaburira bariya bana. Mana yanjye we, isi noneho imikaragiyeho pe, nta n'umuntu n'umwe nahamagara, umpamagaye bose barandusha ibibazo. Ese noneho ndirukira he koko Mana yanjye? Ibibazo ko bimbanye igihumbi, Mana wantabaye koko, ese ndabigenza nte? Ubuse koko Mana yanjye n'abana ndabasobanuriye kiri joro nibatabona ibyo barya koko. Ubu bazi ngo kandi nta ndatetse. Ariko Mana ukwiye kuntabara. Nawe wenyine nsigaranye, inshuti yonyine naganiriza ibyanjye, kuko inshuti zose zamaze kunkuraho amaboko. Burya koko abantu bo mu isi mukunda niba ufite icyo ufite. Mana yanjye koko ndabigenza nte? Ese ubwo uriganyira ntubona ko uri umugore mwiza koko? Erega hari imari Imana yabahaye, kandi iyo mari yakungukira. Cya kigabo cyaha hirya ntabwo kigukunda, wajyanye nacyo ibyo urimo ni ibiki koko? Abana bawe barimo kwicwa n'inzara, ibyo urimo ni ibiki? Nawe urimo kwiganyira, ntizabarokore gusa. Ibyo rwose bivemo, ibyo bivemo rwose nta n'icyo bizakumarira. Ibyo ngibyo se ni ibiki? Bibiliya ivuga ko Imana ikunda abantu bose, kandi ubwo niba ukunda abantu bose, nawe ujyanye na cya kigabo rwose cyaguhereza amafaranga kaza ukagaburira abana, kandi ntabwo byayibuza kugukunda. Ibyo bya Yesu bireke, bivemo rwose. Ibyo ngibyo ni ibiki? Ibyo ngibyo nawe uba ubona ibyo urata aho ngaho. Ese ubwo ugiye ukajya kukireba ukagaruka ugasenga Imana ntabwo yakumva? Aya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Muriganyira, kandi nyamara hariya hirya hari ikigabo cyagukunze cyenda gupfa, umutima wenda kukivamo. Ese ubwo wagikunze, ubwo uri mu biki, wikomeza mu biki? Ngaho ndabandeba ukuntu abana bawe bagiye kuburara, rero uraho ngaho ngo uri muriganyira, ngo uri murikomeza ngo Imana. Ibyo urimo ni ibiki? Yesu wamuretse? Ubundi abamuretse niba cyubarusha kubaho neza. Ariko se kandi wowe tangiye kwiganyira, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukiganyire, ariko kandi noneho wowe utangiye kwiganyira. Kandi ntago byemewe, ntago ibyo bintu ku mukristo ntago bikora, kandi warakijijwe. Ugomba rero kujya uririmba indirimbo zigusubizamo imbaraga, ugasoma ijambo ry'Imana, ibyo bigukomeza. Hanyuma tangira uririmbe, uvuga ati ntabwo nkwiye kujya niganyira. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihora imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko iginungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro, byose abinzanira amahoro. Umunezero n'umubabaro, byose abinzanira amahoro. Ariko ubwo ngubwo uhora wiganyira mu biki? Ahubwo ubwo nawe urifata umugore mwiza nkawe ukiganyira ngo abana ngo baraburaye, ngo bakwirukanye ku kazi. Ahubwo ubundi ubwo buri mu biki? We Yesu, njyewe ubundi buriya sinzi ibyawe. Ubundi ubwo wabaye ute? Ubundi cya kigabo koko kuki utacyemera? Kandi buri munsi gihora kirira, uzi ukuntu gihora kikwibazaho, kibaza ukuntu kizakubona.
nawe uraho uryamanye imari yakabaye ikungukira iguhesha amafaranga abana bakiga abana uricaye aho ngaho gusa ngo urimo uriganyira ngo urarima ngo bitampaye agaciro. Ibyo ni ibiki ubundi urimo? Mwana wanjye humura, humura ndakuzi kandi sinzagutererana. Nubwo ubona bimeze bityo ariko ndakuzi kandi ndakuzirikana. Ayo majwi Satani arikomeza kukuzanira yima amatwi, wiyumva wiyitaho, ahubwo kurikiza ibyo ya ndirimbo yakubwiraga. Ukomeze kumva ko utagomba kwiganyira, kandi koko ntukwiriye kwiganyira. Igihe cyose tukiri kumwe ndakuzi kandi nakumenye kera ukiri urusoro utarava mu nda y'ababyeyi bawe. Ihangane kandi ukomere. Ibyo byose Satani akubwira ni iby'agahe gato. Uragenda icyo kigabo kibone koko nibyo, ariko n'iby'igihe gito. Ushaka kugenda kikakwanduza sida, ushaka kugenda kikakwanduza imitezi, ushaka kugenda ya ntunabonereyo n'ayo mahoro ushaka. Ariko wihanganye ukaguma mu byizerwa, wabona iby'igihe kirekire kandi ukagubwa neza, ukajya uhora ushima Imana. Ihangane rero, humure kandi ukomere. Sinzagutererana kandi sinzaguhana, sinzakureka. Igihe cyose tuzajya tugendana, aho uzajya nzajyaho. Wowe gusa komeza kwizera ndetse wumve kandi wumvire. Mwana wanjye ihangane kandi ukomere, nukuri kandi ukomere. Sinzakureka wenyine, sinzigera ngusiga. Nzabana nawe ndetse kandi abana bawe baziga neza cyane, bazarya neza, bazabaho neza, uzabona ibyo wifuza byose. Kandi rega kwa data hari amazu menshi, ahari utwaye neza wazabonamo iyawe ndetse nziza cyane. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe. Mwiriwe muteze. Turaho. Turaho. Turaho neza. Meze uteze? Muranyihanganira. Mwarankoreye ariko sinabishyura. Hano nzanye amafaranga makeya, ariko ndayagushyira kuri telefone. Hari ikibazo? Nta kibazo. Murakoze cyane kandi Imana ibahereze. Mbwira nomero yawe ngushyiriho yayandi asigaye. Nanyikwandikiye. Wari hasigaye angahe? Sigaye 20. Yego. Ndibuka byari 22,500. Ndayagushyiraho ngaho kuri telefone. Yego. Mwihangane kandi narakererewe. Nukuri urakoze cyane kandi Imana iguhereze umugisha. Mwihangane pe, sinabigambiriye, byanciyeho. Ariko kandi ntabwo byakabe byandincaho kandi mwarankoreye. Mwihangane. Sawa, nihutaga naje kubishyura nkagenda. Sawa kandi Imana. Sawa, murakoze. Yego. Ako Mana nukuri Imana itangaje nukuri. Amafaranga se ubu ngubu koko uriya muntu koko yabyibukaga kweli? Mva abana banjye bagiye kurya 22,500 aka kanya. Ko rwose Imana uri igitangaje. Ubu ubu koko nkora iki? Ndarya inyama, ndarya ifiriti, noneho ndakora iki Imana yanjye? Iyo mafaranga koza zigiye, koza mbonye ko Imana itajya ibeshya. Mana uri Imana, uri uwo kwizerwa. Mana yanjye wi, ubu se nk'ubu ngubu nk'amajwi yose numvaga ubu Mana, ntabwo nkwiye kujya niganyira koko. Kwejo nzabamere, zajyane ukayukwihora, imenye ibyo byose uko bingana, bifite umutima w'urukundo, kuko igintu nyinshi binkwiriye, umunezero n'umubabaro
Nyasaye nzanira mama